ikaze mwe mukomeje kugenda mudukurikira muri mu bice bitandukanye by'igihugu by'umwihariko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Twizere ko mumeze neza kandi mukomeza kugenda mugubwa neza. Twizere ko mukomeje kugenda mwitegura imikino ibiri mu mukino ekipe ya Rayon Sport Women Football Club iri buze kubikina kuri uyu munsi ku isaha y'isa 9. Ni mu gihe kandi ikipe ya Rayon Sport Football Club nayo ku munsi w'ejo izaba ikomeza kugenda ihatana n'ikipe y'Amagaju. Ni byinshi tubukomeze kugenda tugarukaho. Icyo nakubwira nuko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport nkurikije umukino bakinye ku munsi wo kuwa gatandatu n'ikipe ya Marine, kuri uyu munsi mbazaniye inkuru nziza. Hari impinduka mu bakinyi bakomeje kugenda babanzamo ku mukino waje guhuza ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Marine. Haje impinduka. Umutoza Robertinho mu myitozo ku munsi w'ejo akomeje kugenda agaragaza yuko byanze bikunze ku munsi wo kuwa gatanu hagomba kugaragaramo impinduka. Ni bande bari bwinjire mu kibuga, ni bande bari busokemo mu banyamahanga babanjemo ku munsi wo kuwa gatandatu. Naga ari byo gusa turi bukomeze kugenda tugarukaho, turi buze kureba byinshi bitandukanye. Mitima Isaac yaje gutangira akazi mu ikipe y'Enshya yo muri Saudi Arabia. Ni byinshi turi bukomeze kugenda tugarukaho. Champion igeze akomeye mw'abantu. Ku munsi w'ejo navuga ko ari abarwayi babiri bari bahuye, ariko byari ibintu bikomeye cyane. Ekipe ya Kiyovu Sport yabashe kwitwara neza, ariko kandi mw'abantu mwe aya makipe arananiwe. Nimba mubwira ngo aya makipe arananiwe, mwumve ngo aya makipe arananiwe. AS Kigali yatsinzwe n'ikipe ya Kiyovu Sport idafite abakinnyi hafi ya bose bashyashya, abanyamahanga hafi ya bose banze gukina ndetse n'abanyarwanda bamwe twita ko bafite izina banze gukina ngo batarabona ibyabo. Byumvikane ko ikipe ya Kigali kandi yo kabisa abakinnyi bose yari yasinyishije yari bafite. Ubwo ndavuga abakinnyi bayo bashyashya AS Kigali ku munsi w'ejo yari bafite, ikubitwa na Kiyovu Sport. Navuga ko kabisa abantu yakinaga nyine ubona yuko ari byo kwirwanaho, ari ukugira ngo byibuze uwo munsi ukinwe. Azam Football Club ati mwaramutse Rwanda. Azam Football Club kabisa iti mwaramutse Rwanda, ikomeza kugenda babwira ati turaje Rwanda. Ebwe twizere ko nyine abakunzi b'ikipe ya Azam, numvise ngo Azam ifite abakunzi benshi Kigali. Ubwo twizere ko rero abakunzi ba Azam Football Club namwe mumeze neza ku munsi wo kuwa gatandatu. Ku nota yanyu y'igihumbi APR y'abantu bicira bikubise hasi, iti ni nota y'igihumbi kwinjira muri stade. Azam Football Club rero nayite kabisa ati twaje. Ubwo abo twahanye isezerano yuko bazadushyigikira ebana cyangwa se abatwiyumvamo mwese tuzahurire ku mahoro. No kuvuga ngo ni kuwa gatandatu ku isaha y'isa 12. Ni byinshi turukomeza kugenda tuganiraho, ariko ntabwo turi byibande kuri Azam na APR FC kuko ibyo ni ibyabo. Twebwe icyo turukomeza kugenda tugaruka hano ni ekipe ya Rayon Sport, ekipe ifite urugamba rutoroshye. Ni ekipe kugeza kuri ubu ngubu navuga ko iri gukina idafite umwataka, akaba ari ekipe ya Rayon Sport Football Club duhereyeho. Ariko reka duhere ku ekipe ya Rayon Sport Women Football Club. Ekipe ya Rayon Sport Women Football Club iri mu gihugu cya Ethiopia mu mikino ya Sekafa, angaha aho babanza gukina mu turere cyangwa se mu mazone kugira ngo bishakemo amakipe ajya gukina imikino ya CAF Champions League. Hanga ekipe ya Rayon Sport Women Football Club rero ikaba imaze gukina imikino ibiri. Ya mwakomeje kugenda mubikurikira. Ikipe ya Rayon Sport yaje gukina n'ikipe ya CBA yo mu gihugu cya Ethiopia, nayo kipe nyene byumvikane ko iri mu rugo iwabo yaje gutsinda ikipe ya Rayon Sport ibitego bigera kuri 3-2. Ni mu gihe Rayon Sport Women Football Club kandi yaje gukina undi mukino ikina n'ikipe ya Kenya Police Bullets. Ikipe ya Kenya Police Bullets yaje gutsinda ikipe ya Rayon Sport Women Football Club iza kuyitsinda igitego kimwe ku busa. Igitego cyabonetse kare kuri penalty ku munota wa 4. Iki gitego cyari kinjiye. Ikipe ya Rayon Sport irwana no kucyishyura ariko birangira kucyishyura byanze. Kuri uyu munsi Rayon Sport Women Football Club irongera imanuke mu kibuga ku isaha y'isa 9. Navuga ko umusaruro ikipe ya Rayon Sport Women Football Club ibonye navuga ubwanjye navuga muri iyi mikino ibiri
ekipe ya Rayon Sport ntabwo yakinnye nabi. Ni ekipe ya Rayon Sport yabanje gutsindwa ibitego bibiri kina n'ikipe ya CBA igira gutya irabyishyura, yishyuyemo kimwe itsindwa ikindi yishyuramo n'ikindi, byumvikane ko yatsinzwe ariko nyine ubona yuko n'ibitego yaje gutsindwa kare, ariko ikipe ya Rayon Sport ikomeza Women Football Club ariko ikomeza kugenda yirwanaho iza gutsindwa 3-2. Ni mu gihe kandi ikipe ya Kenya Police Bullets nyine na makipe abamenyereye amarushanwa, ekipe ya Rayon Sport Women Football Club uyu ni umwaka wayo wa mbere mu cyiciro cya mbere hano mu Rwanda, itwaye igikombe cya shampiyona, isohokeye u Rwanda. Ngira ngo nyine namwe murabyumva yuko nta experience ihagije yaba abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport bafite muri iyi mikino y'abari n'abategarugori cyangwa se n'aba bari n'abategarugori b'ikipe ya Rayon Sport. Abenshi nabo yagiye igura, ushobora gusanga nta experience bafite ihagije kuri iyi mikino. Ni mu gihe nyine kuri uyu munsi baraza kongera kuba bamanuka muri kibuga, ese uyu munsi bwo baraza gutsinda. Harimo amakipe atanga kabisa akazi gakomeye cyane, nabonye harimo amakipe atanga akazi gakomeye cyane, harimo ekipe ya Simba Sport Club, imwe mu makipe anyagira kabisa, ekipe itsinda ibitego byinshi, ekipe nabonye itsinda ibitego bigera kuri 5. Simba Sport Club ni imwe mu makipe ameze neza muri iyi sekafa y'abari n'abategarugori iri kubera mu gihugu cya Ethiopia. Muri rusange abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport murasabwa gukomeza kugenda mushyigikira iyi kipe ya Rayon Sport Women Football Club kugira ngo ikomeze kugenda yitwara neza, ariko kandi ntimuyivebe kubera ko iyi kipe nyine n'ubwa mbere yitabiriye amarushanwa nk'aya ngaya, kuko n'umwaka wayo wa mbere ikinnye mu cyiciro cya mbere hano mu Rwanda. Ndizera ko rero kuri njyewe uwo musaruro ntacyo mbese ikipe nayishinja. Reka tuve kuri Rayon Sport Women Football Club twerekeze kuri Rayon Sport Football Club. Kuri uyu munsi ikipe ya Rayon Sport Football Club iraza gukora imyitozo iri buze gukora mu gitondo, aho iyi kipe ikomeza kugenda yitegura ikipe y'Amagaju. Ni umukino ugomba kuba ku munsi w'ejo kuwa gatanu, ukabera kuri KPS cyangwa se Kigali Pirates Stadium. Ni umukino ugomba gutangira ku isaha y'isa 9 zuzuye. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport murasabwa kwitabira uyu mukino, kwinjira n'ibihumbi 3 hahandi hadatwikiriye. Twizere ko rero abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport aho muherereye hose mukomeza kugenda mwitabira kabisa, cyangwa se muzakomeza kugenda mwitabira uyu mukino. Umukino ikipe ya Rayon Sport yafunguriyeho ni umukino ikipe ya Rayon Sport Football Club yaje gukina n'ikipe ya Marine. Ni umukino ikipe ya Rayon Sport yaje kunganya ubusa ku busa, yakubise amapoto, yahushije ibitego, ariko kandi abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bakomeje kugenda babona byinshi. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport babashe kuganira n'itangazamakuru, bose bakomeje kugenda bagaruka ku kibazo kimwe, turashaka rutayizamu, ibindi rwose ahandi turakina neza, ariko ku kibazo cy'abataha izamu ni ibibazo bikomeye cyane. Abona abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ni mu gihe mbere yabo witwa Robertinho nawe yari yakomeje kugenda asaba ikipe ya Rayon Sport Football Club yuko yamushakira rutayizamu, kubera yuko yabonaga ko rutayizamu afite yaba Charles Parry yaba Rudasingwa Prince na Faringanye, avuga ati abangaba rwose ntago baragera ku kigero nifuza. Ku munsi w'ejo rero kuwa gatanu hazaba impinduka mu kibuga. Robertinho amaze kunganya umukino yakina n'ikipe ya Marine yakomeje kugenda avuga ati imibare yaje kutubana urusobe, nyuma yuko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ritangaje ko umubare w'abanyamahanga ari 6 bagomba gukina shampiyona, mu gihe twe twari twiteze ko hagomba gukina 8. Ibi ngibi ni bimwe mu byaje kutugora mu gufata ibyemezo. Ngira ngo mwarabibonye kubera ko nta bazamu yari afite, yazanye abazamu 2. Byumvikane ko yasabwaga abandi bakinnyi bagera kuri 4 kugira ngo arebe uburyo yakwitwara neza. Abakinnyi yaje kuzana, yazanye Majaliwa, azana n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye barimo uwitwa Prince Elanga Ekanga. Mu gihe kandi yarafite uwitwa Omar Nyingi, byumvikane ko byibuza mu bugarira yarafitemo 3, abazamu 2 ndetse n'umudefenseri 1. Ni mu gihe kandi yarafite umuwinga 1, afite na Charles Bare. Byumvikane ko nta bisubizo byinshi uyu mugabo yarafite, ubwo yarafite na Majaliwa mu kibuga hagati. Byumvikane ko uyu mugabo nta bisubizo byinshi yarafite, cyane cyane ariko ku gice cy'abatayizamu ahora yivovotera cyangwa se ahora yagaragaza yuko adafite. Ahangaha rero uyu mutoza ku munsi w'ejo arakora impinduka nk'uko byakomeje kugenda bigaragara mu myitozo yo ku munsi w'ejo. Charles Bare ku munsi w'ejo ntabwo muzigera mumubona kuri bande touche equipe ya Rayon Sport.
byumvikane ko uwitwa Falenganye uyu nguyu araza kuba yaje kuri pointe y'ikipe ya Rayon Sport. Ni mu gihe kandi ekipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo uwitwa Kulanya uyu nguyu akaba ari umukinnyi mushya w'ikipe ya Rayon Sport, akaba ari umunyakameroni usatira aca ku ruhande. Uyu nguyu ngo yaje kwibagiza uwitwa Willy Esson Leandre Onana, ariko uyu nguyu ashobora no gukina nk'umwataka. Uyu Kulanya rero Azizi uyu akaba ari umwe mu bakinnyi ku munsi w'ejo bagomba kugaragara mu kibuga. Ubwo byumvikane ko ku rundi ruhande umuzamu umwe w'umunyamahanga azaba ari hakurya mu bafana. Nikomeza kugenda bigaragara yuko umuzamu umwe mu bakinnyi b'abanyamahanga azaba ari hakurya mu bafana. Nkuko bikomeza kandi kugenda bigaragara nyine ku munsi w'ejo, byumvikane ko byanze bikunze ubwo Kulanya azaba ari mu kibuga. Ni mu gihe kandi ikipe ya Rayon Sport Football Club ishobora kuzaba ifite hagati y'abasore babiri. Nababwiye yuko ashobora kuba Falenganye nka rutahizamu, ariko kandi andi mahirwe nuko ikipe ya Rayon Sport Football Club ishobora kuzazana umusore bita Adama Traoré, akaba ari umwe mu basore bashobora kuzagaragara muri uyu mukino, nyuma yuko bishobora kugaragara yuko nyine umwe mu bandi bakinnyi cyane cyane umuzamu ashobora kwisanga hanze. Umuzamu ushobora kwisanga hanze ni Kadim Ndiaye, kubera ko umukino ubanza witwa Passio yakinnye ni umuzamu witwaye neza cyane, akora amasevu menshi muri ikipe ya Rayon Sport Football Club ubwo yakinaga n'ikipe ya Marine. Ubwo yabaga yatatswe uyu musore agiye akora amasevu menshi, bishobora gutuma rero Kadim Ndiaye yisanga hakurya mu bafana. Ubwo icyo ushobora kwibaza uti ese Diagne azakina ryari? Nibyo abantu bakomeza kugenda bibaza bati ese Diagne we azakina ryari? Byumvikane ko rero bishobora kugorana kubona Diagne mu kibuga bijyanye nyine n'uyu mubare w'abanyamahanga bagaragara mu kibuga, ariko ubwo nyine wenda azakina igihe umukino umwe hagati ya Aimable Nsabimana ndetse na Monsieur Propre cyangwa se Omar Nyingi azaba yagize ikibazo cy'imvune, nibwo mushobora kuzabona Diagne mukabona yaje mu kibuga. Abo nibo bakinnyi navuga yuko ku munsi w'ejo hashobora kuzaba impinduka. Byumvikane ko Charles Bale azaba ari hakurya. Ubwo byumvikane ko kuba umuzamu umwe yava muri mu bakinnyi bagomba ko bari kuri fedo match, byumvikane ko hagati mu kibuga umukinnyi bita muri ikipe ya Sport, umukinnyi kabisa bita Ishimwe Fisto ashobora kubura umwanya, noneho witwa Muhire Kevin agasubira mu kibuga hagati, kuko Muhire Kevin nyamwakomeje kugenda mubibona ko yakinaga akenshi aca mu mpande. Ubwo Muhire Kevin yahita asubira hagati mu kibuga, ibingibi bikaza gutuma noneho uwitwa Kulanya aca ku ruhande, ubundi ikipe ya Sport ikaba ifite Adama cyangwa se Falenganye, umwe muri bo azaza bari kuri point. Ngayo nguko rero ibirebana n'impinduka zishobora kuzagaragara ku munsi w'ejo, impinduka Robertinho ashobora kuzakora. Ni mu gihe kandi ikipe ya Rayon Sport Football Club kugeza ko muri ubu ngubu ni ekipe isabwa gutsinda byanze bikunze, igomba gutsinda amagaju kugira ngo ikomeze kugenda yishaka nyine uburyo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport Football Club bakomeza kugenda baboneka ku kibuga, kubera ko kunganya na Marine bamwe bagiye bacika intege, abandi bakomeza kugenda bayibazaho, ariko kandi hari abakifite icyizere bavuga bati nikora ibyo ishoboye byose ku munsi wo kuwa gatanu izadutsindire ekipe y'amagaju. Reka kandi babwire ko ku munsi wo kuwa gatandatu abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport benshi nahoze mbona kabisa hirya no hino mu magroupe aho bahurira bavuga bati gahunda yo kuwa gatandatu imeze ite? Wa gatandatu abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport nabonye bafite gahunda hafi ya bose bavuga bati nibashake bazavuga yuko ari bo bujuje stade, atari ko byanze bikunze kuwa gatandatu twese tugomba kumanuka tukajya gushyigikira Azam Football Club. Azam mbabwire ko ku munsi w'ejo igice kimwe cy'abakinnyi bayo bageze mu Rwanda, abandi kuri uyu munsi baraza kuba basesekara mu Rwanda. Byumvikane ko rero Azam Football Club izabihangana n'ikipe ya APRFC ku munsi wo kuwa gatandatu ku isaha 12:00. Ariyo mpamvu ku munsi w'ejo bahoze bavuga bati twaje ati kabisa ati muri aho Rwanda, ati twaje kabisa ati mutwitegure. Iyo akaba ari Azam babyandikaga mu rurimi rw'ikinyarwanda bavuga bati kabisa ati twaje mu Rwanda. Ubwo twizere ko rero abazajya gushyigikira Azam, ubwo namwe cyangwa se bazajya gushyigikira APRFC, twizere ko namwe muzakomeza kugenda kabisa mureba umukino mwiza kandi muzabona resultat muzishimira.
yareka dukomeze kugenda tubashimira twizere ko mumeze neza kandi mukomeza kugenda mugubwa neza, tubabwira ko uwakoze subscribe agakora kunzogera ari ukubahwa. Ciao ciao.